It's now. Okay. Reka mbabaze ikibazo. Ese uza amasano? Amasano, uza amasano? Marume, ashangazi, nyine amasano urayazi? Arayazi. Wowe urayazi se? Nagerageza. Ngiye kubabaza ikibazo umuntu ugitsinda ngenda mwishyura. Icyo nasobanuraga uzi ko yahombye ibyo yahombye tangira nonaha. You understand? Right now. Clear. Uwahinze igiti yagihinze imyaka 20 ishize. Wowe niba warahombye tangira nonaha. Ndabwira abasitari bazamutse imyaka ishize ugahomba. So niba warahombye rero umenya ubwenge tangira right now. Okay? Be Ryan. Yakamwana ibyo avuze ni ibintu byiza cyane bigomba kwigisha. Nanjye icyo batubwira mfite imyaka 52. Ariko igiti wahinze ufite imyaka 52. Igiti wahinze utangiye kukirya. Niba warahinze avoka utangiye kurya avoka. Avoka kimera imyaka ingahe yani? Nanjye kugitero. Ugiye kugitera? Uri mu kinini? Reka nanjye nsobanura ibyanjye. Ugiye kugura ikibanza? Narahombye banke indangamirwa zarangiye. Indangamirwa bita Mama Queen. Ahubwo muvuge muti mama w'abana b'umukonyine mugiti Mama Sandrine. Mama Sandrine inabana banzovuga. Noneho bitewe n'ibyo Mama Queen yamombeje nanjye ntangiye kumenya ubwenge muri uyu mwaka wa 2025 nahise njya mu bintu bita ikimina na sosiyete. Derete wundi bushya rero. Mama Sandrine yarakwanze kubera uburaya bwawe ujya kwa Mama Queen. Tangira uterete wundi bushya rero. Noneho bantu munkunda nyuma y'imyaka 2 ubu natangiye ubu nyuma y'imyaka 2 ndanditse akabanza. Yakahoza ufite iki? Boy, cyaragiraga nanjye ngiye kurongora umwana w'umuhanga. Ariko kumwana kurongora umusiyemere rero sinitse muri bufashe. Afite umwana ariko ngiye kumukubita mu mago. Ibintu by'uburaya nanjye birandambiye. Gusambana aho mbonye hose birandambiye. Ngiye gufata umwana w'umuhanga nanjye mukubite mu mago ajya mfurira agapantaro ajya mu kiganiro meze fresh. Ndi very good. Ariko nanone Yaka n'umuvandimwe wanjye saa uyu munsi twakoze ikiganiro ndamusengera tiwamusengeye kwe impamvu Yakamwana umugore yamubwiye wowe ntabwo wansengere kuko nawe uri umunyabyaha. agusengeye kugira ngo nibura kubera uretse aramusengeye impamvu namusengeye afite umukobwa w'igitaramo bagiye kubana ejo bundi yagiye kumusura turangije ikiganiro kwa Murinda noneho Yakamwana umukobwa aje kumusura iwe Yakamwana ashaka kubomora umukobwa aramubwira ati
reka tuzabanza tujya kwipimisha bityo tunabana none yakamwana ndimo kumusengera Imana ishobora byose yakamwana uzamufashe najya kwipimisha azasange ari muzima kubwa Yesu Kristo. ariko se wowe muzima ngewe ndetse nisanga uriya mukobwa warwaye sida wowe umushinja sida zidupimishwa ijisho njyewe uzi impamvu icya mbere wowe nagusiramuye wowe ufite sida ijana ku ijana icya mbere ntabwo uri umukobwa ngo nagiye kukuvomora urayibona Israel ku karubanda imbere y'abayobozi oya hano ntabwo nayerekana aka kanya ese wigeze wipimisha wowe umaze wipimisha oya mujyana mbere kwipimisha turajya yaka njyewe uzi impamvu nta sida ndwaye aho sida ibasimaje Yaka ngwino urayishyira hano ishati urayishyira hano ishyira hano ku ntebe yaka nashaka kukubaza ni abahe bahanzi bo mu Rwanda ukunda icara hano ni abahe bahanzi bo mu Rwanda ukunda nzovu buretse nzovu sida iyo muri metero zingana ntabwo ni santimetero uzi impamvu se reka magusubiza urabona njyewe sida buretse sida yandurira mu masoro no mu maraso ugezeyo reka makubwire ntabwo urangiza se uriya muntu tubomora iyo afite nka nyabarongo cyangwa akanyaru ntabwo apfa kukwanduza sida kandi njyewe nkabakaba imbere okay reka tubyemere wowe mubwiye nabo bahanzi bo mu Rwanda ukunda abahanzi bo mu Rwanda nkunda abahanzi bo mu Rwanda umuhanzi nkunda Mico the Best niwe nkunda Nzovu wowe niwe muhanzi ukunda mu Rwanda umuhanzi nkunda ni umuhanzi wampaye ubutumire kugira ngo njye mu gitaramo cyiwe amafaranga bamwita The Ben. okay ngwino hano niyo ndirimbo ya The Ben ukunda The Ben ngewe kuko nta telefoni ya taci ngira telefoni ngira kumbaza ngo indirimbo ya The Ben navuga uze iyi telefoni ni taci indirimbo ya Mico the Best ukunda ni iyihe indirimbo ya Mico the Best indirimbo ya The Ben nkunda guhera uyu munsi izo mvu guhera ejo zaba afite itaci ugizwe na Ben